Bakunzi bacu, nshuti mwese banywanye umuryango mugari wa YouTube channel Paroisse Saint Vincent Gikondo, bakristo bavandimwe turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana. Muri kumwe na Joseph Habumukiza. Tariki ya 5 Ugushyingo buri mwaka, Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi mukuru wa Tagatifu Elizabeth na Zakariya, ababyeyi ba Yohani Batista, wa wundi tuzi ko yabaye integuza ya Yezu Kristo. Byari ibyishimo bitagira urugero ku bakristo biragije Mutagatifu Elizabeth, bakaba ari abakristo b'umuryango remezo wo muri Centrale ya Murambi ho muri Paruwasi ya Gikondo. Mu kwizihiza uyu munsi rero, abakristo b'umuryango remezo Mutagatifu Elizabeth bakaba baraturiye hamwe igitambo cya misa cyaturiwe mu rugo rumwe rw'umukristo utuye muri iyi Centrale, muri uyu muryango remezo wiragije Mutagatifu Elizabeth. Umwanya nk'uyu nguyu kuri bo ni umwanya wo kongera kubana hamwe, kwibukiranya ubuzima bw'umutagatifu biragije no kongera gufatira hamwe ingamba bazirikana ubuzima bwaranze umutagatifu kugira ngo bakomeze bamufateho urugero mu butumwa bafite mu muryango remezo. Ni igikorwa kandi abakristo batuye muri Paruwasi ya Gikondo bakomeje kwishimira, cyane cyane ko ari gahunda ihoraho, aho imiryango remezo cyangwa impuzamiryango remezo zizihije iminsi mikuru y'abatagatifu biragije, babonaho umwanya wo guturira hamwe igitambo cya misa iwabo mu ngo, mu miryango remezo cyangwa se mu mpuzamiryango remezo. Igitambo cya misa cyo kuri uyu mugoroba rero cyatuwe na Padiri Isaac Izategeka, padiri wungirije muri Paruwasi ya Gikondo, akaba nawe yaragize icyo avuga kuri misa nk'izi ngizi, kuri gahunda nk'izi ngizi zo kwegera abakristo bakabasanga iwabo, bagaturira hamwe igitambo cya misa bazirikana abatagatifu. Nkuko ari gahunda ya paruwasi isanzwe yo kwizihiza babazina batagatifu, imiryango remezo, impuza baba barisunze, akaba rero uyu munsi bizihije bazina batagatifu babo. Elizabeth twizihiza ari kumwe na Zakariya umugabo we, tukaba rero twagize ibyishimo byo kwaturira igitambo cy'Ukarisitiya. Igitambo cy'Ukarisitiya cyatangiye saa 12 zirenga iminota 10. Abakristo bari baje bishimiye kwizihiza umutagatifu bisunze, bikaba byagenze neza. Kiliziya urugendo irimo ntabwo ikiri ya Kiliziya yibera iyo ngiyo, ahubwo ni ya Kiliziya isigaye isanga umurayiki iwe, kumva ubuzima bwe, impumeko ye, no gutura igitambo cy'Ukarisitiya rero biri mu byo ikenurabusyo rigeraho muri paruwasi yacu by'umwihariko, ndetse na Kiliziya muri rusange. Ariko muri paruwasi yacu ya Gikondo tugira uwo mwihariko wo kujya rero mu muryango remezo, mu mpuza, akaba rero umwanya mwiza wo kwegera abakristo, tugasangira ijambo ry'Imana, tugasangira ibyishimo byabo, tugasangira ariko n'imbogamizi zabo, ndetse tubaha n'umwanya wo kugira ibibazo bimwe na bimwe mu kantu umuntu yakitabaza padiri, ku buryo waba afite nk'ikibazo bagira umwanya wo kubaza, kugira ngo twese tugendere hamwe mu kwemera. Biranshimisha rero, arumbajije ati misa nk'iyi ubyumva gute, ubifata gute? Numva ari umwanya mwiza wo kwegera abakristo, ari umwanya mwiza wo kubafasha kwitagatifuza, tugafatanya, kuko twese urugendo ni rumwe rugana Imana, urugendo rwo kwitagatifuza. Biradufasha rero, bikatubera umwanya wo kubana n'abakristo bacu. Ibyinshi tubikesha ibyanditswe bitagatifu, kuko Elizabeth na Zakariya batana n'umugabo n'umugore. Tukaba rero ikintu cy'umwihariko tumuziho, ni umudamu wafatirwaho urugero mu kwihangana, wa mudamu wari warategereje urubyaro, ageze mu zabukuru,
agasama biturutse ku buhanuzi Zakariya yabwiwe igihe yakoraga imirimo y'ubuherezagitambo. Kuba rero yaragize uko kwihangana byatubera natwe urugero, kuko ngo uwihanganye tora icyaheze, wihanganye witonze akamishashi n'indi migani biravugwa. No mu bukristo bwacu rero bigomba kuduherekeza uko kwihangana, cyane cyane ibihe turimo bigenda byihuta, ibihe turimo bigenda bitugaragariza ko tugomba kugendana n'ibyihuta, ariko ngo huti byari bitabona. Elizabeth rero mu bwihangane bwe, mu kwakira ugushaka kw'Imana, tumwigiraho uko kwihangana, ndetse n'ijambo yavuze rinejeje, ngo yabanje kuguma mu nzu tiyasohoka, ngo kubera ko yari yarakijijwe icyamuteraga ikimwaro mu bantu. Undi mugenzo wo kumenya gushimira Imana, menya gusingiza Imana ku bitangaza idahwema kutugirira. Nyagasani utumwarura, udukiza ikimwaro mu maso y'abadusekaga. Uwo mugenzo nawo ndumva twawumwigiraho, maze ni n'umudamu wumviraga umugabo, kuko ubuhanuzi umugabo bwaramenyekanye, maze arasama, ntiyasamara ahubwo yakira ugushaka kw'Imana. Tukamenya rero undi mugenzo wa gatatu ni ukumenya gusingiza Imana. Yabwiye Bikira Mariya ati umwana utwite arasingizwa, ahamya neza ko Yezu wari umusuye ari uwo gukuzwa, ari uwo kuratwa igihe cyose. Elizabeth rero akibona nk'uciye bugufi, nk'usingiza Imana, nk'ukuza Imana ku bw'ubuntu bwayo yamugiriye. Elizabeth umuntu yamuvugaho byinshi, ariko ndumva iyo migenzo itatu, kumenya kwihangana, ubwicishe bugufi, kumenya gushimira, ndumva byadufasha mu buzima bwacu. Igitambo cya misa rero abakristu bakaba barahawe umwanya wo kongera kungurana ibitekerezo, kuganira, gufatira hamwe ingamba, ndetse bamwe banatanga ubuhamya ku mibereho no ku mikorere y'umuryango remezo wabo. Abakristo batitabira umuryango remezo, ikintu nababwira ni uko umuryango remezo ni mwiza. Umuryango remezo niyo kiliziya ntoya, niho tumenyera amatangazo, niho tumenyera dukorera ibikorwa by'urukundo, niho tumenya abakristo barwaye, niho tumenya abantu bose bafite ibibazo tukabafasha. Abakristo bangira icyizere bakantora, icyo nabizeza no kuzakomeza gukorana nk'uko twakoranye muri manda ya mbere. Hari imigabo n'imigambi tugira mu muryango remezo. Iyo migabo n'imigambi iyo umwaka ushize cyangwa manda igiye irangiye, turongera tukareba ya migabo n'imigambi, se yakozwe kangahe, igezwe kuki, ese wabigizemo uruhare rungana iki, uko ufashe abakristo mu muryango remezo wawe, uko mukominikana cyangwa se uko ubegera muri rusange. Aho ngaho rwose ndabizeza ko mpari kandi nzabakorera nk'uko babyifuza. Umukristu wakiriye, wagize amahirwe yo kwakira igitambo cya misa cyo kuri umugoroba, abibonamo umugisha udasanzwe, kuko kuri uwo munsi nk'uko bisanzwe bigenda, iyo basoje igitambo cya misa, urugo rwakiriye misa rugira amahirwe yo guterwa umugisha, guterwa amazi y'umugisha mu mpande zose z'urugo. Kuri bo rero akaba ari umwanya wihariye wo gushimira Imana kuri iyo ngabire, kuri uwo mugisha baba bazaniwe. Azwi rwose nezezwa icyambere n'umuryango remezo wanjye witwa ufite kariya kazina kitwa Saint Elizabeth. Uriya ni mutagatifu ukomeye cyane mu mutima wanjye, mu muryango, ariko by'umwihariko mu muryango remezo nsengeramo. Rero uyu munsi ntusanzwe kuri njyewe, kuko kubona abakristu bateranira mu rugo rwanjye, njya avuga nti mu rugo rwacu, ariko noneho byabaye akarusho
kubona tuhateranira tukahasengera, tukongera kwibuka uriya mutagatifu Elizabeth n'indangagaciro zamuranze, byose tukongera tukabyibukiranya. Njyewe ndumva nishimye cyane, ariko by'umwihariko kubona urugo rwanjye hose mu nguni zose padiri yahaye umugisha, yateye amazi y'umugisha, urumva nawe ukomeze, mfite ibyishimo bikomeye cyane. Ibi ni ibintu bimpaye icyizere, wongera ukiremamo icyizere, ukongera ukagira ubushyuhe bw'ubukristu, ariko ukumva ufite n'ibyo usabwa ngo padiri yabitwigishije, kongera gushinga imizi mu kristu, kongera gushinga imizi mu rukundo, mu bufatanye, kuko njye nkunda cyane ubufatanye bw'uyu muryango remezo. Ntabwo buba busanzwe, kandi ukabona ibyiciro byose birimo abana, abafite amikoro, abadafite amikoro, abafite aringaniye, ubona dufite ubusabane bwa kivandimwe. Njye biranshimisha cyane, ariko nta kintu kinshimisha nko kuba ubu ngubu urubyiruko rwitabira. Abayobozi bacu abenshi ni urubyiruko. Njye ku bwanjye no mu mibereho yanjye no mu mirimo nshinzwe, ubu ngubu numva ikintu cyo gushyira urubyiruko, kubashyira koko ku mutima w'ijambo ry'Imana no kubagiramo inshingano, ni ikintu kidasanzwe kuri njyewe. Rero byarashimishije cyane, kuko n'aba bajene barimo bazunguruka hano bafitemo imirimo, abenshi bari muri la komite. Ngayo nguko rero, kandi burya ngo ararekwa ntashira. Reka dukomeze twifurize abakristu b'umuryango remezo mutagatifu Elizabeth gukomeza gutera ikirenge mu cya mutagatifu Elizabeth, bafasheho urugero, babera abandi icyitegererezo, cyane mu migenzo yo gucisha make, kwicisha bugufi no kumenya gutegereza kandi wizeye, nk'uko mutagatifu Elizabeth yabigaragaje igihe ahabwa isezerano ryo kuzabona umwana. Dukomeje kwifuriza abakristo umuryango remezo mutagatifu Elizabeth umunsi mwiza, kandi mwese tubifurije amahoro y'Imana. Mwari kumwe na Joseph Habumukiza, i Gikondo.